baha ikaze mwese bavandimwe tugiye kuganira iyi minsi itatu baduhaye ijambo ry'Imana tuganira rifite intego ivuga ko ari ugushaka n'uwiteka w'umutima wose. Nabashe kubitekerezaho kandi ni ukuri iyo umuntu ahawe umwanya nk'uyu ni umugisha kuri jyewe kurusha byenda mwebwe, kuko ufata umwanya wo gusenga ugafata umwanya wo kuritekerezaho iryo jambo warugize igihe utarisoma. Nubwo nari ifite imirimo myinshi ariko ndashimira Imana kuko tuzagenda dufatanya muri iri jambo. Nifuje ko tuganira iri jambo mwaduhaye riri muri Yeremiya bice 29 mu murongo wa 13, ndetse nashatse ko twongeramo n'uwa 14. Tuzagenda tuganira kuri iyo mirongo ariko twigizamo indi mirongo myinshi ya Bibiliya. Nzaba nigisha byenda sinzabwiriza cyane, kandi nzagaburamo ibice bitandukanye kuko naje gusanga harimo ibintu byinshi nibazaga, harimo ibintu byinshi cyane narimo ndeba, nkareba nk'uyu munsi narebaga nkavuga ndetse ni ukubera iki tugomba gushaka Imana. Ndareba mbonamo impamvu 11 mu mpamvu nkeya ushobora kugarukiraho. Ndeba inzira zo gushaka Imana, mba mbonye inzira 9, ariko ndavuga ndi ibi byose ntabwo nabona umwanya wo kubibaha. Ariko mureke dusome ijambo ry'Imana tuganira ibyo natekereje kuganira uyu munsi, ariwo tubanza gutangiriraho. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. 14 haravuga ngo nzabonwa namwe niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Mwebwe muri mu rurimi rw'icyongereza iyo ngiyo cyangwa se igifaransa bivuga neza kuruta n'ikinyarwanda. Mu by'ukuri abaza bumva ziriya ndimi, icyongereza kivuga neza cyane, habe n'igifaransa nacumbishe nubwo ngize iminsi ntagikoresha, ariko numva kiravuga neza. Reka mvuga icyongereza byenda. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity. Ariko indimi nazo zaziryoha, indimi zazivuga neza abantu. Iyo usomye iri jambo hari ibintu byinshi byaje mu bitekerezo shaka kuganira namwe bakozi b'Imana. Ndashimira Imana iduhaye uyu mwanya ngo tuganire n'abakozi b'Imana muri Gosheni. Nubwo tutaziranye mu buryo bw'aho mutuye n'aho nduye, ariko turi kumwe mu kirere cy'uburyo bw'umwuka, kuko dukorera Imana imwe kandi dusenga Imana imwe. Iri jambo ugashakana Uwiteka umutima wawe wose, uyu munsi ndaza kuvuga ibintu by'inzitizi zituma abantu badashakana Imana umutima umwe. Zende ejo niho nzavuga ku nyungu zabyo zo guhishakana umutima wacu wose, byenda n'ibikundira. Ariko reka ntangire umunsi umwe mu giterane, umuntu yataye ikaramu. Amaze guta ikaramu bayizanira pasiteri kuri rutare, baramubwira bati utangaze, hari umuntu wataye ikaramu. Pasiteri afata ya karamu arayireba, abona arayibona, ariko aravuga ati se ndavuga ko ikaramu umuntu yataye ikaramu kandi ikaramu tuyifite. None haratangaza aravuga ngo hano hari ikaramu yataye nyirayo, kuko ikaramu ndayifite ndayibona, umuntu ni watakaye. Hari undi muntu wavuze ngo iyo ushaka Imana n'umutima wawe wose ngo usangayo, iyo wayishakanye umutima wawe wose ngo usangayo yaragushatse igihe cyose. Uzutinda nk'uwabishaka, igihe uyiboneye ngo ugasangayo yarigize igihe cyose izi gushaka. Igihe wabonaga wikanguye ngo ugiye kuyishaka
iyo bigize igihe kinini imana irimo gushaka bavandimwe, tuba ku mutima w'imana, tuba mu bitekerezo by'imana, tuba mu bushake bwayo. Imana iradukunda bikomeye bijya bituma idashaka ko turara hirya yayo. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo yaduciye imanzi mu biganza, ntiyo duca imanzi inyuma y'ibiganza byayo. Oya, ntizidushira inyuma y'igikonjo, izishaka ngo tube hafi yayo iguma kutureba. Ni ukuri hakika imana ntiza yifuza ko tuyija kure, kandi iyo uhawe ishaka buriya ngo yiba yarakubuze, iyo ibigize igihe kinini itegereje iteze amaboko ngo irebe ko yakubona. Imana iradukunda bavandi, Imana iradukunda. Imana yadutekereje kera. Bibiliya ivuga ngo Yeremiya we, nakumenye ukiri mu nda ya nyoko, nagutekereje kera, ndakomeza ndatekereza, ndakomeza ndagambirira, nkuraho imitego yose kugira ngo uzavuke maze nkubwire umuhanuzi wanjye. Imana ije dutekereza nubwo twe dusa n'abatayitekereza kenshi. Umugabo muri bariya bantu batangiye le père de l'église, bariya bajeho nyuma y'intumwa, witwa Augustine wa Hippo, hano ni muri Afurika hariya amajyaruguru, yaravuga ngo umutima wacu ngo ubure ituze kugeza ituze rizanywe no kubona Imana. Umutima w'umuntu ngo uje ubure ituze ugasa naho urarikiye ibintu byinshi byo hirya, ngo ariko umutima w'umuntu uzugira ituze ngo iyo wabonye Imana. Nukuri. Ese niki gitumira ijambo ryaje mu ncamake kubera ko umwanya w'ijoro ubuvunanye, ariko niki cyabaye, niki cyari cyabaye kugira ngo Imana ibashe kuvugana n'umuhanuzi Yeremiya iri jambo? Nuko Abisiraheli bari barataye Imana. Ntabwo Imana buriya nitwe duta Imana tukagenda tugatoroma tukaja kure, ariko Imana irahari. Imana iri hahandi, iri harya yabaye, izakomeza kuba harya yariri, ariko hari igihe tugisiga tukaja kure yayo. Abisiraheli icyatumye iri jambo riza, Abisiraheli bari barabashije kugubwa neza, bagubwa neza pe. Imana irabagirira neza, Imana irabarinda, Imana ikomeza kubana n'abibabera Imana ngo buke basa naho barambiwe, basa naho bahaze, bagize umwijuto, barahimba. Ngo bahimbye rero barayimura, barimuka baja kure yayo, ngo batangira gusenga ibigirwamana, bashaka izindi mana, bashaka ibindi bintu biremera ibicocero. Nka gihe umukurambere wacu Adamu yabikoze, yarahunze aragenda ngo yiremera ibicocero. Ariko nanone ngo hamwe n'ibyo ntabwo Adamu wari wagiye gushaka Imana. Imana niyo yagiye imushaka, ivuga ijwi rirenga cyane, ngo irahamagara cyane, iramubwira ngo uri hehe, nakubuze, urukumbuzi ruranyishe, uri hehe? Ariko ngo aravuga ngo numvishe imirindi yawe ndihishe. Ati nibyo wakoze. Nibyo turi buze kureba, bimwe mu nzitizi ziza zituma umutima w'umuntu wanamuka ntushaka Imana. Ni iki kijya kibitera? Nicyo nashatse ko aricyo tuganira none, kugira ngo ejo tuzarebe ibyiza byo gushaka Imana n'inyungu tubonamo muri uko gushaka Imana. Abisiraheli rero barajya kure yayo, barimuka bashaka izindi mana, barayiharika. Buriya Imana mwebwe muba muri ibyo bihugu by'abazungu, icyo kintu ni ikizira. Polygame, guharika. Polygame ni ikintu kizira cyane. Hino muri Afurika usarire tibiza bigira ubukana cyane, abantu ngo babyumve ko ari bibi. Ariko Imana yanga guharikwa, Imana yanga kuyegeranya n'ibindi bintu, Imana yanga guturanyishwa n'ibindi bitari byo. Imana ntibikunda. Abisiraheli rero ngo batangira gushaka izindi mana, batangira gushaka ibigirwamana, maze Imana irabarakarira, irabirukana, ibatejeje umwami w'i Babuloni ngo araza bafata iminyago arabatwara, bagira imyaka 70. Wumve nawe kubabara kw'Imana kurakomeye cyane, kubabara kw'Imana kuza kugora. Ndanibuka umunsi umwe nasomye Bibiliya ngo umunsi umwe Imana yarababaye, ngo Aburahamu yasinziriye, ngo yamubwiye ngo ube maso kuri izi nyama ntiyagire ikigwaho, ngo asinzire. Imana irababara
ngo iramubwira ngo iki kintu ukoze usinziriye akanya gatoya, ariko nzabiguhanira abana bawe, nzabahana imyaka 400, bazaba mu buretwa kubera ibitotsi by'akanya gatoya ugize. buriya imana idukunda cyane, iyo tuyikomerekeje birayibabaza, iyo tuyicumuyeho bijya biyibabaza cyane. ndatekereza iki kintu cy'Aburahamu cy'imyaka 400 imyaka 400 ndetse na 30 bikantangaza. kubera iki? kuko ni urukundo rwayo, ntabwo ari ubugome, ntabwo ari ubugome yabimukoranye, ni ukubera kuyikunda. maze imana ibonye ko bayitaye, bayiretse, ibateza ubwami bwa Babuloni kugira ngo imana ishaka inzira ibagarura. ndaza kubigeraho byenda. hari impamvu zatumye byenda bimura imana, impamvu zikomeye, impamvu zabatwaye muri Babuloni, impamvu zatumye bagenda. icyambere reka mvuge imwe gusa, kwari ugusenga ibigirwamana. iyo wimitse indi mana, iyo wagize irari, iyo washatse izindi mana, imana ya mwari mwaramaze guhana isezerano, iza yimuka, iza igenda ikahagarara hirya, ikakureka ukagenda mu kindi gihugu cyawe, ukaba mu gihugu cy'umwirare, ukamera nka Nebukadineza, ikakureka. icyo nicyo cya mbere kiza kibabaza imana, ni ukwimura imana, ukumva ko hari iyindi mana, ukumva ko hari ikindi kiyirengeye. imana ikunda ko tuyimenya ko ari imana yacu. imana, haleluya, imana izikunda ngo tuyivuge ko ari iyo mana. mu gitondo tuyivuge ngo niyo mana, nimugoroba tuvuge ngo niyo mana, nitubyuka tuvuge ngo ni wowe mana, nibwira tuvuge ngo ni wowe mana. imana yitwa imana. yabwiye Abisiraheli ngo nimuvuge yuko Uwiteka agira neza, n'imbabazi ze zihoraho iteka, ngo kuko abana ba Egiputa bose bapfuye, imbabazi zawe zihoraho. izivuga ngo mugume muyivuge gusa, imvura nigwa muyivuge, izuba niryaka muyivuge. ibyo nibyo biryo by'imana, nuko ngo iba mu mashimwe y'abana b'abantu. icyambere rero ngo kwari ugusenga ibigirwamana. icya kabiri, kutumvira imana. imana yababwira ntibayumvire, bakayisuzugura. icyo cyari icya kabiri cyatumye imana ibareka baragenda. icya gatatu ni ugukiranirwa. bagwiza gukiranirwa muri bo, bagwiza amakosa n'amafuti muri bo, bituma imana ibabara. kuko Bibiliya avuga ngo ni yera, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. imana ni yera, ishaka ko natwe tubabera. ntiyakwemera kubana n'abanyamwanda, ntibikunda, ntijya ibyemera. icya kane ngo ni ukwanga kwihana. bavandi bakozi b'imana, mwanyemereye ko tuzajya tuganira ijambo ry'imana. mureke mbabwire ikintu gikomeye. ikintu cya mbere kiza kigarura imana n'ubumana bwayo n'ubwiza bwayo ni ukwihana, nta kindi. muririmbyi yaravuze ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge cyangwa se guca mu mashuri, ngo ariko ni ukwanamuza ko njyewe ndi umunyentege nkeya, ukemera intege nke zawe. Bibiliya iravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka, niko kujijuka. ijijuka zo mu buryo bw'umwuka nizamenye kwitunganya n'imana yawe, niziza zimenya kwihana imbere y'imana. ibyo bintu bine rero bibaye byatumye imana ikora divorce. imana irakora divorce, itandukana nabo, irabareka. iyo usomye ibyanditswe byera rero usanga hariya mu Baheburayo 12 umurongo wa 6, Bibiliya ivuga ngo uwo Uwiteka akunda niwe ahana. kubera kubakunda, imana ibura uko ibagarura kuko bari bayitaye, noneho ngo ikabareka bagaterwa n'Ababuloni, bakababazwa, bababazwa bakagaruka bagashaka imana. noneho bagaruka gushaka imana bagasanga ibategeye amaboko. mu by'ukuri hari igihe kimwe imana ireka intambara zikaba, hari igihe kimwe imana ireka ibibazo bikatugeraho yatuzi, irimo idushaka, kuko turi mu mudendezo tudashobora kwigarukira, ikareka bikaba kugira ngo irebe uko yotubona. imana yakomeje gutuma Abisiraheli, ndacyari muri background mvuge bya bintu nihuta. imana ikaza kubatuma abahanuzi, batuma abahanuzi barinangira ngo bagera aho ngaho, batangira abandi bahanuzi nyuma, barababesha ati ni iminsi mikeya muzahita mugaruka,
baratangira baraguruka bababwira ibintu babakomera ati nuko Imana irababwira ati rero mwa bantu mwe nimure kumva abo bahanuzi ibi binyoma nimusoma kuri 29 umurongo w'8 niko yabatumye haravuga ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ibwira aba bantu bayinaniye iravuga iti ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya kandi ntimukite ku nzozi mujya murota kuko bari batangiye kwigwiriza abahanuzi babahanurira ibiryoshe bababwira ngo ni vuba muzagaruka kandi Imana yaravuze ngo bazamara imyaka 70. Yeremiya yabivuga batereka reka ibyo bintu Yeremiya sinzi ibibazo dufitanye ariko ngo babona abandi bahanuzi nimusoma harya muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 3 muri bya bindi bije bivugwa mu munsi y'imperuka bije bivuga ngo bazishakira bigisha bababwira ibyo amatwi yabashaka. Iki gihe tugwijije icyo kibazo, iki gihe kiduteye agahinda kubera icyo kibazo. Prosperity gospel irimo irasenya imitima y'abizera, irimo iratwereka ibindi bintu, ikatubwira ibiryoshe, ikatubwira amaviza, ikatubwira uri mu kuja mu materaniro ukagira ngo twagiye gupokera n'ukuri hakika. Abantu bagahaguruka bakavuga ngo Imana wowe iguhaye umugabo, Imana iguhaye visa wowe, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye imodoka, nuko nibyo tusigaye twiberamo, nibyo twagiyemo, nibyo tukavuga ibihwanye nibyo amatwi yacu ashaka, twishakira bene abo bakozi baduhanurira ibiryoshe. Ibyo si bibi pe, ntabwo ari bibi, ariko nanone si byiza kuvuga ngo turi amahoro kandi mutari amahoro hamwe n'Imana. Ta shalom y'Imana iri muri mwebwe. Iyo rero bireba nicyo cyari cyabaye. Abahanuzi b'ibinyoma barahaguruka barababwira Uwiteka ntiyamererwa neza, maze Uwiteka yabona arimo duhanurirwa ibitari byo azakuraho n'ibyari bidushigikiye kugira ngo tubone ko turi mu kangaratete, tubone ko turi imusozi, maze duhitabaze, maze tuyambase. Hariya muri Hoseya igice cya 5 umurongo wa 15 Imana iravuga ngo nzagenda nisubirira iwanjye kugeza ubwo bazemera ibicumuro byabo bagashaka mu maso hanjye, nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. Umva nawe uko Imana yavugaga nabikunda Abayisirayeli, kabwira ati ndagiye ndigirayo reka mbarese, ariko kuko ndakiri kumwe namwe nimuhura n'ibyago muzanshaka kandi muzambona kandi muzangarukira. Gushaka rero nuko buri kintu wabuze washakaga nyine wari ufite ukakibura. Umugore umwe ngo yaza ashakira umwana yamushize mu kwaha aramubura, araguma aragenda ashaka akazabaza babo mu muhana ati yeme ntimwombonera umwana, bati uwuhe? Ati umwana wanje uriya mutoyi. Uwo ufite mu kwaha? Yo, ati sinari mcyaye nibuka ko mufite. Uku gushaka Imana ni ijambo rivuga ngo tugomba kugira inyota with all our heart, umutima wacu wose. Turabireba nejo tuzabireba, umutima wacu wose ukaba focused ku gushaka Imana, ukaba focused ku kintu kimwe cyitwa Imana, tukakuramo ibindi byose. Bibiliya iravuga ngo Yesu waguha iby'isi byose, akaguha London, akaguha Manchester, uriya mujyi n'iyindi muba mwe murayizi, akabaha biriya byiza byose, ngo akakwambura ubugingo byakumarira iki? Icyo rero nikivuga ngo iyo dushaka Imana tuba dufite umutima gusa kandi twimura ibindi byose. Iyo reba rero Imana irimo iganira nabo, hari igihe Dawidi yasenze muri Zaburi iravuga ngo ya 27 ku murongo wa 7 ngo Uwiteka umva gutaka kwijwi ryanje, umbabarire unsubize, umutima wanje urakwibwiye uti, wavuze uti nimushake mu maso hanje, niko Uwiteka yabivugaga. Mu maso hawe ndahashaka, ndahakeneye, ndakumbuye, narahabuze. Bavandi, umutima w'umukirisitu ugomba gukumbura Imana. Hari mu kubaho dutekereza iyo twarerewe iriya hari imisozi imwe umuntu aza kumbura, wowe ubona ukawukumbura gusa.
ukumva umutima wawe urakubwiye ngo uwo wumva nkawugeraho gusa kandi ni ukuri aho turi nta kibazo twari dufite ariko urukumbuzi ko buri kintu missing something very important in your life missing something very important in your life niba nkumbura imisozi yo mu Kagogo ngakumbura imisozi naragiriragaho ariko n'iryari umuntu yicara akavuga ngo akumbuye Imana n'iryari umukobwa umwe w'iwacu yarashatswe ashakwa hirya yo kumugetiyo hirya mu Masoro ngo buce umwana w'umufurero w'iwacu aja guhiga hirya iyo ngiyo mu bibira abona ayicaye inkimaza yikoreye wa mukobwa sinzi ahantu yari avuye mu nkwi ngo agera gucyara murabukwa kubera gusa ngo ari umwana wo mu kirere kiwaba ari umwana w'iwabo yama yirukankana yankima akaza murengeza ararira abantu barinda kuza kumukuraho ati urabona data urabona mama yari afite umutima ukumbura iwabo wuzuye absence y'iwabo wuzuye ubushake bwo gushaka iwabo nimushaka Uwiteka mu buhanuzi bwa Yesaya 55:6 bajya bavuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaza akiri bugufi nimumubwire ngo turagukeneye Mana nimumubwire ngo garuka Mana we turagukeneye muri Gosheni turagukeneye abapapa baragukeneye abamama baragukeneye abahungu n'abakobwa baragukeneye don't tell me ngo turamufite ndabizi ariko mujye muhora mugira inyota yo kumukenera anytime don't be busy nubwo woba mu kazi kawe icyo wowe uhayikora cyose mu mashuri wiga n'ibindi urimo wandika ibitabo byawe n'ibindi oya reka nkubwire ibyo ubikore wongere ikivuga ngo hamwe no kugira inyota nyinshi yo gushaka Uwiteka yarababwiye ngo nimunyambaze nimumpamagare ngo umunyabyaha nareke ingeso ze ngo ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose iyo ni Imana itanga invitation that's an open invitation for everybody young old people come to God Yesu yavuze in invitation yaravuga ngo nimuzi wanjye mwese abarusha n'abaremererewe ni open invitation nugushaka Imana ariko rero tukayishakana umutima wacu wose maze uyu munsi nifuje ko tuvuga ntabatindiye reka tuvuga ku nzitizi umwanya muto reka tuvuga inzitizi ziragituma noneho abantu badashaka Imana ese Imana ko ari nziza ese Imana ko ari umuremyi wacu ese Imana ko yatanze umwana wayo w'ikinege ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo ese Imana wayishinja iki niki itakoze umwuka uhumeka n'uw'Imana imbaraga zo kutambuka ibirenge byawe n'iby'Imana ibiryo urya bikika mu nda bikaba transforme mu mbaraga utunze n'Imana ubwonko bwawe ibi bibamo nibikoramo n'Imana so niki Imana yakwimye niki wayishinje ariko dore inzitizi zituma tutabasha kugira uwo mutima ushaka Imana reka mvuge 5 gusa kubera umwanya reka mvuge 5 iya mbere zituma umutima wacu udashaka Imana n'icyaha cyo mu mutima iyo niyo mpamvu ya mbere iyo niyo mpamvu zituma habamo obstacles inzitizi zigatuma tudashaka Imana tutayishakana na wa mutima wacu with all our hearts umutima wacu wose tube focused ntube hamwe tube stable igituma tutabikora icyambere n'icyaha cyo mu mutima iyo icyaha kiri mu mutima wawe kije gutandukanya n'Imana habe nubwo Imana yabigukunda bingana bite ariko bija bigutandukanya n'Imana nta muntu buri Imana yakunze kuruta Adamu na Eva bavandi nukuri pepe Imana Bibiri zivuga ngo hegeze basura bari bimeze neza bakaba batuye muri Edeni y'Imana bari babayeho kuri budget y'Imana bari babayeho bariho neza pe ariko icyaha ngo kije mu mutima wawe baratandukana reka rero
iyo urebye hariya muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa mbere, bibiri iravuga ngo dore, ndetse ngere n'uwa kabiri, ngo dore ukuboko k'Uwiteka ndi kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ndi kwapfuye ngo ananirwe kumva. 52 ku murongo wa kabiri, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kumva. Bavandimwe, icyo tuba tuganira ni iki? Hari uwambaza ati se kuki pasitori tubwira ibyo bintu? In this process of a spiritual maturity, tugomba guhora twibukanya pe, muhagaze neza murasenga neza, ariko tugomba guhora twibukanya. Bajya bavuga mu Kinyarwanda cya kera iwacu, bavugaga ngo abakira n'abavukana bazaberekana ibyobo. We should do that every time. We have to point the finger. Tugomba kwerekana hari ibyobo, tugomba kubwirana ngo nubwo duhagaze neza, ariko nimugume murebe ejo hatazagira uzabasha gusitara. Nicyo gitumira ijambo turivuga. Umva ukunda avuga ngo gukiranirwa kwabo, ibyaha byabo. Erega reka nkubwire amakuru, ntabwo bavuga ko Imana yagukunda ngo irute n'Abisirayeli. Irabakunda. Abantu yagaburiye imyaka 40, abantu yambise imyaka 40, abantu babaye kuri rasiyo bakaza barara bakarira ibiryo muri resitora yayo iyo minsi imyaka 40. Yarabakundaga, ariko ibyaha byabo byahoraga bitandukanye nabo uko bukeye nuko bwije. Kuko Imana, ikintu kiza gituma umutima w'umuntu udakinguka ngo ushake Imana ni ibyaha. Ibyaha rero ngo n'ibyaha byanyu nibyo byitera kubima amaso. Imana ishaka kutureba, Imana ishaka ko ukuboko kwayo kutugeraho, si kugufi, n'ugutwi kwayo ntigupfuye ndikukeneye kwivuza. Oya, ngo ariko iyo twagiye mu by'Imana idashaka, itwima amatwi yayo igaceceka, ikicecekera, tugasa n'abayibuze. Icyo nicyo cya mbere. Umutima wawe iyo wuzuye ishari, umutima wawe iyo wuzuye ubwirasi, umutima wawe iyo wazanye ibindi bintu bikinjiramo, iby'isi bikikusanya bikaza muri wowe, irari ry'isi, wabona iby'isi ukumva ubwenge buragiye. Oya, mureke tunyurwe no guteka, mureke tunyurwe n'iby'Imana iduha. Bityo bigatuma umutima wacu dutunga. Ubu umutima ugira inyota, ufite inyota nk'imwe y'imbarakasi ihora ishaka Uwiteka. Icyo cyo cya mbere navuga bavandimwe. Iyo umutima wuzuye irari ryinshi, iyo umutima wuzuye ubwibone, iyo umutima wuzuye ishari n'ibindi byinshi bitandukanye, ibyo bija bituma Imana itwima amatwi ntiyumve, twava ntiyumve, twayihamagara ntitwumve kandi ntitubone. Bavandi, dushaka Imana, ariko hari inzitizi zikomeye nibiri mu mutima wawe. Umutima wawe niwo wuzi. Bible iyo dufunguye Bibiliya, niko umwanditsi umwe yavuze ngo dufunguye Bibiliya, ngo Bibiliya iradusoma, twenti tuyisoma, Bibiliya iraduskana, Bibiliya iratureba, irimo iravuga ngo what are you saying and what are you living are totally different. Nukuvuga ngo Bibiliya irakubwira, ni radiography, ni scanner, irakureba, irakubona. Ariko dore uko bivuze ngo erega sinanze kumva, sinanze no kubareba, ariko ibyaha ndabihunga bintandukanya namwe. Iyo niyo nzitizi ya mbere. Ari n'irari n'ibindi bisibyo bituma umutima wacu utabasha kubona icumba gihagije cyo gushiramwo inyota yo gushaka Imana. Icya kabiri ni umutima ufatiye habiri, ikirumira habiri, divided heart, un cœur divisé, tiraillé. Umutima wawe urakwegwa. Bibiliya yavuga ngo ntawakeza abami babiri, ntibikunda, ntibijya byemera. Umutima wawe kuragukwegaha, n'undi mutima wawe kuragukwegaha, ibyo biza bikunda. Imana yanga mukeba, nibyo nababwiye muri introduction.
imana yanga mukeba, imana ntizishaka ko muyicaza hamwe n'ikindi kigirwamana. muribuka cya gihe banyaze isanduku y'isezerano bakajya kuyiraza iruhande rw'ikigirwamana. imana ntibikunde n'ibyo ngibyo, ngo ishaka ko yiharira mutima, ishaka ko yonyine ariba mu mutima wawe. iyo umutima ushaka isi ugashaka n'imana, ibyo bijya bituma imana ivuga ngo ngaho banza ubanze uje muri biriya wagiyemo. ntabwo imana yemera ibyo, ntibyemera pe. iyo umutima wacu uri divayi, iyo umutima wacu usa naho utari hamwe, bijya bituma imana yacu tutabasha kuyishakana umutima wose. iyo ni inzitizi ya kabiri. hariya muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 8, ngo kuko umuntu w'imitima ibiri aranamuka mu nzira zose. double minded is unstable in all his ways. Unstable, ntabwo ubasha gutura. ubona iby'imana ukishima, ibya shitani cyangwa by'isi reka twite gutyo, nakumva biraryoshye. ntibikunda rero ko bibana. ni amama abiri ntibikunda. niba kera umutima wawe utagira inyota yo gushaka, uzugira ngo ushake imana ibyo Kiswahili kena ngo kapenda buwili kamoya kanamponyoka. mu Gifaransa tuvuga ngo la valise envoyé elle perd tout. iyo rero utashize imana, isi iradushuka, ikadushukisha umunezero w'akanya gatoya, ikadushukisha icyubahiro cy'isi, ikumva ko dukomeye n'ibindi byinshi murabizi. bigatuma rero twibagirwa imana, tugahugira muri utwo twamaki, tugahugira muri utwo tworoheje. nyamara rero ntabwo birama, ntabwo bitinda. reka mbereke ijambo ry'imana muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 n'uwa 16 n'uwa 17. ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'iry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. kandi isi irashirana no kwivuza kwayo, ariko ukora iby'imana ishaka hazahoraho iteka ryose. haleluya. iyi si itambuka, ni efemere, ni igihe gito. iby'isi ni imyaka yanjye mike mbayeho gusa, namaze kubona isi rwose iratambuka. isi rwose iradushuka pe. katwe twaririmbiye mu buto, tukaza turira tugahwera, tukayama hasi, tukabona ni wa milele baba, ni wa milele. tukavuga ngo baratubeshe, ngo mu butarashaje, ngo muzoze mu murebe, ngo angari jene. none ngo ni wa milele, none ari. reka nkubwire, niyo nta muntu wo muhirika, niyo nta muntu wamukora, time will tell him. ibyo nuko biteye. ni efe bitone ko hano havuze birashira, bigashirana no kwifuza kwabyo. ngo ariko ngo ukora iby'imana ishaka, ushaka imana, ngo azahoraho iteka ryose. haleluya, haleluya, haleluya. You have to compare, kandi ugahitamo what do you want among the two. ibi ngibi biratwereka ngo iby'isi birahita vuba vuba. none se urashaka ibyihuta bigashira? yego biraryoshye, ariko birashira. ariko hari ibindi nubwo ubona bitaryoshye cyane, ariko ni iby'iteka. itano. kubera umwanya wacu rero reka twihute. icya kane gituma mu nzitizi zituma imitima yacu itazishaka imana, n'ukwigira abanyedini. nta mwuka w'imana utubamo. abantu benshi bari mu gutekereza ngo kuja mu matorero, gusenga cyane n'ibindi, ngo ibyo bituma imana itwishimira. oya. umva Bibiliya uko ivuga. Bibiliya iravuga ngo mu Baroma ngo abayoborwa n'umwuka bose, abayoborwa n'umwuka w'imana bose,
abo nibo bana b'imana ntabwo ari abazatenga church services, ntabwo ari abagaragara mu church, no, ahubwo ngo abayoborwa n'umwuka w'imana, abo nibo bana b'imana. They are recorded in God's book, barahari muri eternal life book, baranditse, barimo amazina yabo. Rero kwihindura abanyedini, kwihindura abantu nk'aho tuba mu rusengero cyane, ntabwo biduhindura kuba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nibyo byonyine biguhindura kuba umwana we, bikaguheza indangajuru, the ID y'ijuru, ukaba wanditse muri mu irangamimerere, ukaba uri muri records z'ijuru yuko uri umwana w'ijuru, ukaba ufitemo ID yawe irimo, ukaba ufitemo namba yawe yerekana ko, ndabizi ko aho ngaho iwanyu mwateye imbere. I think buri muntu wese aba afite akantu kamwerekana yuko ari muri icyo gihugu, ari umwunga, aba afite akantu ke, akanimero ke, n'umwana wavutse bamushyira muri system. Bibiliya rero system yacu y'ijuru ni Kristo Yesu, niyo wamwakiriye automatically Yesu aguha ako kantu, iyo rero ukuri niyo nzira n'ukuri n'ubugingo, nta handi waca muvandi. Iyo ureba rero abahindura idini, kuse cyane no kuririmba cyane ni byiza pe, ariko make sure izina ryawe ryarinjiye, izina ryamo, make sure ureke guhindura umunyedini, nta mwuka w'Imana ukurimo. Ubuhanuzi bwa Yesaya 29:13 ngo umwami aravuga ati ngo kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ngo ariko imitima yabo bakayishyira kuri no kubaha, banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Siko twigishwa, uzi ko abantu batanga icyacumi kubera gutinya, uzi ko abantu baza mu rusengero ngo batazambaza ngo se nari nagiye he, akaza by force, by law. No, uri kurabesha nde, urehisha nde, uracenga nde? Ni inyungu zawe, ni personal interest. Ntabwo pastor se nutaza ntaguma kubaho, nudatanga icyacumi, nudatanga amaturo, nudakiranuka mu by'Imana itegeka cyangwa ivuga mu ijambo ryayo, pastor ni wase, urahemukira ubugingo bwawe, urahemukira umwami wawe. Kandi nta rubanza uzagirana na pastor, nta rubanza uzagirana na Gosheni. Oya, Gosheni se muzagirana urubanza rw'iki? Rwose uzuzi igihe ushakiye, uzuhagerera igihe ushakiye rwose. Gosheni ndibaza ko nayo imeze nkatwe, tugomba kuguheza freedom, demokarasi tugomba kukureka. Icyakora turarikubwira, ubyanga ubyemera, ariko turarivuga. Ariko umva uko yavuze hano, ngo imitima yabo ngo bakayishyira kure, simbaje kuyegera, ariko akanwa kabo kakambaha, bakamenya kumvuga, bakamenya kuririmba, iminwa rwose ikamenya kumvuga, ariko ngo abo bantu ni abanyedini. Iyo niyo nzitizi ya kane, ni ukuhinduka umunyedini ukibwira ko urimo ukorera Imana, kandi umutima wawe uri kure, warazanye akanwa gusa, amagambo gusa, ariko umutima wawe utaba hafi y'Imana. Icyo dusorezaho uyu mugoroba, mu nzitizi zituma tudashaka Imana, umutima wacu ngo ushakishe Imana, ngo wayibuze, ngo wayitaye, ni uko utagira inyota y'Imana. Ni uko utagira inyota y'Imana kweli. Hari abantu baza baje gusenga no kwiyiriza, hari abantu dufite ino bari mu gufata amatike bakaja ku misozi ngo ya za Uganda, abandi baza baja ku yindi misozi ya za Kanyarira, babitewe n'ibintu ndabibabwira. Hari abaje baterwa gusa no kuja gushaka ya migisha twavuze mu kanya, kuja gushaka urubyaro, nabyo si bibi pe, ariko bakaje gushaka akazi, abashomeri bakaje gushaka ikintu runaka, bakaja kureba Imana ngo ibahe sikse z'imirimo yabo n'ibyo bakora. Imana bakayihindura nka forex bureau,
nk'umweshanjeri, ningenda ku musozi imana iramba, ninja ahangaha nibabaza niyiriza imana iramba. That's not how God works. That's not how he operates. No, ntabwo ariko ngendekereza ko imana ikora. Ntabwo imana ari umuvunjayi ngo nuzane ikingu irakuvunjira iki ngiki. Ibiduhera ubuntu, ibiduhera ubuntu ni ukuri, kubw'imbabazi zayo, ntabwo ari ukugura. Niki waha imana ukayishaganya ukayigura da? Niki? Ngo ariko abo benshi bajyayo bashaka cyangwa se baza no gusenga. Hari abaza no gusenga tendency, ariko bishakira ikintu runaka, ariko imitima yabo rwose reka ndandeba nka hano muri Afurika tuba twujura abantu mu caci, bagera iriya iwanyu, bagera muri ibi bihugu byateye imbere, babona imirimo bagira gutere reka bikaba birarangiye, bakaba babyaranye n'Imana, bikaba birashize. Donc yashakaga Imana kubera interest, nta nyota y'Imana bagiraga, ahubwo bagaza bashaka Imana ngo ibagire ikibaha, bagaza bashaka Imana ngo ibahe icyo barya, bagaza bashaka Imana ngo ibahe akazi, bagaza bashaka Imana ngo izabahe ikirunaka, izabahe visa n'ibindi byinshi. Ntabwo dushaka Imana kubera personal needs. Imana izi ibyo dukeneye, kandi Imana ntizi uduha ibyo dushaka. You have to understand that. Ntabwo Imana iduha ibyo dushaka, iduha ibyo dukeneye. Abantu ntitwa tuja mu butayu, ntitwa dukora kwiyiriza, ntitwa dukora iminsi yo gusenga dushaka relationships n'Imana, ahubwo tubikora dushaka ko Imana idukorera iki, idukiza, iduwiki, ariko nta relationship dukereya, nta nyota, nta nzara yo gushaka relationship. Ndasoza hariya Zaburi ya 42 umurongo wa mbere, haravuga ngo nk'uko imbarakasi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Mureke dushaka Imana kuko ari Imana, tuyishake kuko ari Imana. Ntitwayishake kugira ngo iduhe akazi, ntitukayishake ngo iduhe visa, ntitukayishake ngo ibibazo nari mfite bikemu. Oya, tubanze tuyishake kuko ari Imana, ari umuremyi wacu. Tuyishake. Kuri kabiri haravuga ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota. No kuri umutima wanjye ugirira Imana inyota. Imana ihoraho, nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Uwo ni umutima ushaka Imana, uzukumbura, ugakumbura, ukumva urashaka kongera kugaruka imbere y'Imana. Nzakugera n'iryari umutima wanjye uzongera kugaruka imbere yawe Mana, nkongera ngakubona. Rero Yeremiya rero hariya yavuze ngo Imana iraboneka. Tuzabikomereza hejuru. Imana iraboneka, Imana irahari. Imana ni muyishakana umutima wanyu wose, Imana irahari. Matayo igice cya 5 umurongo wa 8 haravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye ngo kuko ari bo bazabona Imana. Blessed are the pure heart, for they shall see God. Nukuri mureke tuboneze imitima, mureke hari ibintu twagaza dukorera iwacu, twagaza tuja guhinga ibibira, tukaja gutemya imbara, noneho mwamara mugatwika, ariko mwamara gutwika bigasigara bishinyitse, bifite amashami, bimeze nabi, umuriro waciye gusa hejuru ukababura utuntu duke na duke. Hari icyo twitaga ngo ni ugutongora, ni ukuja gukuramwo umwanda, kandi warahatwitse, ariko kuja gutongora utuntu twose. Gosheni nanjye dufatanyije mu izina rya Kristo Yesu wamamagaye, mureke dutongora imitima yacu, mureke Imana yongere tubone mu mitima yacu, yongere ibone icumbi, yongere yumve dufite inyota yo gushaka Imana. Mwarakoze gutekereza iri jambo. Ndatekereza ko mu by'ukuri ntabwo bivuze ko inyota ntayo mwari mufite, ariko nukwibukanya. Abagenzi bahora bibukanya ngo turacyari ku rugendo, ntitwageze iyo tuja. Nimuje mwibuka ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa ngo imitima yacu ikeneye gutongorwa, tukayikuramo ikintu cyose kidakwiriye, kugira ngo imitima yacu ihore yiteguye, ifite n'inzara n'inyota. Bavandimwe, Bibiliya yatubwiye ngo muzanshaka mumbone. Imana iri available, Imana irahari. Ongera kandi ushake ya Mana yawe, ongera usubire muri rwa rukundo rwawe rwa mbere, muri ya relationship yawe ya kera, uyawe iri individual, iri personal. Reka kubigira cooperative, reka kubigira collective. Shaka Imana, Imana irahari.
kugira ngo tuyibone. Imana ibahe umwanya mwiza, tuzakomeza ejo kubera ko bwije, ariko mureke ni ukuri mutekereze, buri muntu wese ahari yitekerezeho, ntimukaza mutekereza aze Gosheni, ahubwo uza witekereza wowe wenyine gute cyawe, kuko Gosheni ndizaja mu ijuru, hazaja abakirisitu bo muri Gosheni, hazaja individuals people. Uja witekerezaho ngo umutima wanje umeze ute bigereranyije n'ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana dusenga. Data, ndagushimira kuko uja wibuka ko tugukeneye, ukagaruka ukatubwira. Ndagushimira kubw'urukundo ruhebuje udukunda. Ndagushimira ko niyo tujya kure udushaka. Ndagushimira ko iki ni ikivugirizo, iyi minsi 21 ni ikivugirizo gihamagara ngo ese turi he, bimeze bite, duhagaze dute. Iki ni igihe washatse kugira ngo wongereza n'umunzani, buri muntu agenda yipima, nguko Yobu yavuze ngo henga nipime ku munzani ndebe ko bikimeze neza, ngihagaze neza. Urakoze kubwanjye, urakoze kubwa bene data bose ntaziba muri Gosheni, abonzi bo muri Gosheni, urakoze ku bandi badukurikira bose, urakoze kubazumvira ijambo ryawe, urakoze ku mbaraga zihindura imitima. Ureka imitima yacu igira inyota, inyotera Uwiteka. Uwiteka aradushaka, Uwiteka aradukeneye, Uwiteka dushaka kuruta uko twe tumushaka. Ndagushimiye yuko abagushakana umwete bose urahari, uriyerekana kandi barakubona. Icyubahiro ni cyawe none n'ibihe bidashira, niko dusenga kubwa Kristo Yesu Umwami. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibahe umugoroba mwiza. Amen. Bishop urakoze cyane. Murakoze, umugisha ku mwanya utanze.